Murakoze, mwiriwe mwese, nishimiye kubana namwe aho tugiye gusangira ubumenyi ku birebana n'uburyo bwo kwiyitaho tugahangana n'ingaruka za post traumatic stress disorder, tuvura ikimenyetso cyo kutaba hamwe twita mu ndimi z'amahanga lack of concentration cyangwa se manque de concentration. Turiga gukoresha umwitozo bita labyrinthe. Nitwa Uwitonze Teresa, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist ukorera muri Mental Health Dignity Foundation ikorera mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, uyu munsi tugiye gusangira imyitozo igenda ifasha mu kwivura ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe bita post traumatic stress disorder tumaze iminsi dusangira. Uyu ni umwitozo bita labyrinthe tugiye kwiga uyu munsi, ukoreshwa mu kuvura ikimenyetso cy'ihungabana post traumatic stress disorder, ikimenyetso cyitwa kutaba hamwe cyangwa se manque de concentration cyangwa se lack of concentration tuvuze mu ndimi z'amahanga, utabasha kuguma mu byo wari urimo. Tugiye kuwukora, ndashishikariza rero abajya biyumvamo ibyo bimenyetso byo kutaba hamwe, kutabasha kuguma mu byo bari barimo, abiyumvamo ikimenyetso cya manque de concentration, lack of concentration, ko mwawukoresha, mwajya muwukoresha. Ariko nanone nkashishikariza bagenzi banjye bita ku buzima bwo mu mutwe, clinical psychologist, kugira ngo udufashe tuwige, udufashe, hanyuma tujye tuwufashisha abatugana bakeneye kuvurwa icyo kimenyetso navuze haruguru. Murakurikirana uko mukora. Yego, twinjirira muri iri bara ry'umuhondo dukoresheje izi ntoki ebyiri. Nk'uko mubibona hari inziga ebyiri. Izi nziga ebyiri zirashushanya ubwonko bwacu, ubwonko bw'ibumoso n'ubwonko bw'iburyo, ubwonko bw'iburyo n'ubwonko bw'ibumoso. Yego, rero noneho tugiye kugenda muri iyi labyrinthe bigamije kwivura ikimenyetso cya manque de concentration. Tugendane, twinjiriye mu muhondo, tugenda mu muhanda w'umuhondo, dushoje umuhondo turajya mu mutuku, tuvuye mu mutuku duhita tujya mu mutuku wundi uri inyuma, duhita tujya mu cyatsi, tugakomeza muri move, tuvuye muri move tujya mu bururu bwijimye, tuvuye mu bururu bwijimye tujya mu bururu bukeye, tuvuye mu bururu bukeye tujya muri move, tukazenguruka akantu kera, tuba tugeze mo hagati rwagati muri centre y'iyi labyrinthe. Yego, noneho tukaba twafata umwanya tukaruhuka, nyuma tukitegura kongera gusohoka. Turasohotse, turahita tugera mu bururu bukeye, ubururu bukeye tubuvuyemo duhita tujya mu bururu bwijimye, tuvuye mu bururu bwijimye tujya muri move, tuvuye muri move duhita tujya mu cyatsi, tuvuye mu cyatsi duhita tujya mu mutuku. Ukurikirana nyine inzira
uko zigaragara muri iyi labyrinthe. Tuvuye mu mutuku turajya mu wundi mutuku, tugahita tujya mu muhondo, umwitozo tukaba turawushoje. Yego, mwakoze cyane kubana nanjye mu gukora uyu mwitozo tugamije kwiyitaho, tukivura ikimenyetso cya manque de concentration cyangwa lack of concentration. Mu kinyarwanda usanga tuvuga ngo umuntu arajagaraye, ngo ntari hamwe, ntabwo ari mu bitereko, yabuze ibitereko mu bitekerezo no mu bikorwa. Bagenda bakoresha amagambo atandukanye yo kuvuga ko umuntu afite manque de concentration. Uyu mwitozo harimo nawo nagiye muha nk'abanyeshuri bo muri segonderi, urabafasha kugira ngo bige neza bari hamwe bakaruhuka. Ikindi numvise bampayeho ubuhamya, uyu mwitozo wanabafashije abari bafite ikibazo cyo kunyara ku buriri, uko bajyaga kuryama barawukoreshaga, hanyuma uza kubafasha, ikimenyetso cyo kunyara ku buriri kirashira, kirarangira. Yego, bivuga ngo rero uyu mwitozo ni umwe mu myitozo ikoreshwa mu kuvura ihungabana, ingaruka za traumatic event ku muntu, mu buzima bw'umuntu, ukivurira ubwonko bwawe igihe uri gukora uyu mwitozo, bityo ukamererwa neza mu buzima bwawe bwo mu mutwe. Mwakoze.